Murakoze nitwa Izere Firemo nkaba naje nturutse umurenge wa Nyamyumba mu kigo cyitwa GS Rambo TSS nkaba naje mu mahugurwa ajyanye na Kamise ya kabiri version ya kabiri ku bijyanye no gushyira amanota muri systeme ya Kamise. Kaba rero ari ibintu twishimiye byiza cyane kubera ko Kamise ya mbere yagiraga ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane ku bijyanye no kwimuka kw'abana bava ku kigo kimwe bajya ku kindi, ariko tumazwe impungenge yuko ubu ngubu noneho bigiye kujya bigenda neza. Nitwa Muhire Faustin, ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo aha kuri GS Amahoro. Uyu munsi habereye igikorwa cy'amahugura kuri gahunda ya Kamise. Abitabiriye uyu munsi hari abayobozi b'ibigo by'amashuri mu murenge wa Gisenyi n'uwa Nyamyumba, abungirije bashinzwe amasomo n'umwarimu umwe nk'uko ibaruwa idutumira yabigaragazaga, umwarimu umwe watoranijwe. Yanjye twagiye dutoranye n'ubundi umwarimu ushinzwe udufasha muri ICT. Ubwo rero iki gikorwa turashima Nesa yongeye kudutekerezaho. Nk'uko mubizi gahunda ya Kamise dufasha muri byinshi cyane, nimwo amasuzuma tuyakura yateguwe ku rwego rw'igihugu, yateguwe na Nesa. Indangamanota nimwo zituruka, bivuze ngo amanota nimwo ashyirwa yaba y'igihembwe ndetse no n'umwaka. Twiteze ko rero imbogamizi nyinshi twakundaga guhura nazo wenda zizagenda zikemuka, ko imbogamizi zabaga zirimo. Ngo rero twiteze ko wenda amahugurwa agenda dufasha, nubwo bitarangiye n'ubundi abadufasha barahari, tuzakomeza kugenda tubifashisha. Muri makeya turugushima ko iyi gahunda yatekerejweho. Twagorwaga cyane n'ikintu cyitwa validation, ugagenda ukabona neza umwana yaragiye muri SDMS ntarimo ariko muri Kamise arimo, ugasanga umwana ari muri SDMS ariko muri Kamise mwarimu ntari kumubona. Ibyo nabyo byakundaga kutubera ikibazo. Tekereza ko wenda mu byatekerejweho nacyo cyo kigomba gukosoka. Ikindi ni hari component nanone hari raporo dukenera ariko ntiziboneke. N'urugero, ukeneye raporo de performance report kureba uko abana batsinze somo se cyangwa overall performance for each level. Izo component nazo zigashyizwemo, iyo product tukayibona, ikaba Kamise ishobora kuduha raporo mu buryo nkuko SDMS ukeneye raporo runaka ihita guhereza amakuru. Nako turakenera ko Kamise bakomeza kuyikungahaza cyane, ikongererwa ubushobozi. Izo raporo zitandukanye tuba dukeneye zirebana na assessment tukajya tuzibona zivuyemo, n'umuntu tutagiye muri Excel ngo tukongere tujye kuzikoreramo, byadufasha. Ndumva rero muri makeya icyo nakongera hari icyo kongera n'amahugura uyu munsi numva atahagije, ntabwo ahagije, ahubwo bakazongera bakadutekerezaho. Murakoze cyane. Nitwa Sebuhoro Ernest, ndi umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Gacuba kabiri A, giherereye mu murenge wa Gisenyi, akarere na Karubavu, mu ntara y'Uburengerazuba. Uyu munsi rero tukaba twaje mu gikorwa cyiza cy'amahugurwa, aho twashoboye guhugurwa turi mirenge ibiri yahuriye kuri site ya Groupe Scolaire Amahoro. By'umwihariko mu murenge wa Gisenyi ndumumagarariye abandi bayobozi b'ibigo cyangwa se nka duwaye w'abadirecteri. Dufite ibigo by'amashuri 39, muri byo 90% bitabiriye. Byagenze neza rero, tukaba dushimira Nesa yadutekerejeho, kuko n'ubundi iyi version ya kabiri yaje ari igisubizo kiri gukemura ibibazo bitandukanye twagendaga duhura nabyo muri version ya mbere. Iyi version ya kabiri uko abatrainers batubwiye, batwijeje yuko ikibazo twagiraga cya report card cyangwa se indangamanota z'abanyeshuri nacyo kirakemuka, kubera ko iyi ngiyi irihuta. Ikindi cya kabiri agashya kayirimo nuko yarebwaga gusa n'umuyobozi w'ishuri, ariko ubu na prefet azaba ashobora kuyaccessinga, ndetse na mwarimu washizemo amanota akareba uburyo ikozwe n'uko iteguye, hanyuma umuyobozi w'ishuri akaza abasigaranye igikorwa cyo kuyikora download kugira ngo babashe
kuyikura mu mashini noneho ihabwe abanyeshuri. Turashima rero icyo gikorwa kuko ni nayo yari imbogamizi ya mbere, kuko kubona bilete byaragoranaga, ariko kuri version ya kabiri batwijeje yuko ibibazo byabirimo bashoboye kubikemura, ko tuzajya tuzibona neza kandi tukazibonera ku gihe, umwana akajya mu biruhuko atwaye indangamanota ye. Amazina yanjye nitwa Maniteze Mediatrice, ndi umuyobozi wa Groupe Scolaire Jenda iherereye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Jenda. Ahangaha turi mu gikorwa cy'amahugurwa ya systeme bita Kamisi. Iyi systeme yitwa Kamisi ni systeme twari dusanzwe dukoresha itugirira umumaro cyane, aho dushira amakuru atandukanye ajyanye n'amanota abana bakorera biga, bikaba bidufasha kubika ayo makuru neza, kandi no ku buyobozi bw'urwego rw'igihugu bakaba bashobora kuyabona ku buryo buboroheye. Ubu rero turihugura ku bijyanye n'iriya systeme kugira ngo twese tubashe kuyinjiramo, bizadufashe kuzuza ayo manota neza, kandi n'umwana aba afite amanota ye yumva ko abitswe mu buryo bwizewe, ku buryo n'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se ku rwego rwa Minisiteri y'Uburezi bashobora kuyabona mu buryo bworoshye, bakaba bayakoresha mu bikorwa bitandukanye bigendereye gufasha umunyeshuri mu myigire ye. Turimo gucreating, buri wese akaba agomba gushobora gucreatinga konte ya Kamisi muri systeme, ku buryo ashobora kuyikoresha ku buryo bumworoheye, akabikamo amakuru ye ku buryo bwizewe. Nitwa Nshimiyimana Theogene, nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri Groupe Scolaire ya Jenda mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Jenda. Ubu tukaba turi mu gikorwa cyo guhugurwa kuri Kamisi version ya kabiri, kubera yuko iya mbere nta ngufu nyinshi zihagije yari ifite, ariko iyi version turi guhugurwa ikaba ifite ingufu zirenze iyari ihari. Twabanje creatinga ama account yacu ku buryo tuzadushobora kwinjiramo bitatugoye, tukareba tugakurikirana uburyo amanota ari kujamo. Noneho ikintu bizadufasha nuko hari report zimwe na zimwe zitabaga muri Kamisi version ya mbere. Ikindi gishimishije kurushaho nuko indangamanota kuzisohora muri Kamisi byagoranaga, ariko ubu ngubu icyo twiteze nuko indangamanota zizasohokera ku gihe, abana bagatahana amanota ku gihe cyagenwe. Aro tukaba turi guhagurirwa turi abayobozi b'ibigo by'amashuri byo mu murenge wa Jenda ndetse n'umurenge wa Bigogwe. Hakaba hari guhugurwa umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo, ndetse n'umwarimu ufasha mu buryo bwa IT. Abo bose akaba ari abafatanyabikorwa tuzafatanya kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Nitwa Gloriose Uwimpuhwe, ndi dosi wa JS Kabiza. Uyu munsi twaje mu mahugurwa yerekeranye na Kamisi, aho twari tumenyereye gukoresha version 1, ariko ubu batwigishije uburyo ki tuzadukoresha version 2, aho dosi na directeur bazajya bajya muri Kamisi, ariko nta wundi muntu wemerewe kuba yakwinjiramo muri account yabo. Icyo bizafasha ikigo, icya mbere nuko nta muntu uzajya yiba amakuru y'ikigo ngo yakoreshe mu buryo butemewe cyangwa bunyuranyije n'amategeko. Icya kabiri nuko hari abanyeshuri bajyaga bava ku bindi bigo, bagera ku bigo bagiyeho bakaba basibira kubera ko amanota yabo yabuze, ariko ubu ngubu ko bazaba bafite amanota yabo bazabasha kwimuka.